byagenze ubwo seje ku mugoroba akanze kumumfuranja mu rugo kuno mbabwira n'akantu nambara n'ikote nta kutina ntabwo neza muri kodinga ku kantu ndabibabwiye yego nta kibazo n'urwibutso ntandika ahantu tatasibisi kiri bisi kiri bisi tatasibisi gato itandukanye rero mbaka ji ya marita narayishyura kuri telefone akana ndani kuma nabitashije rero kumara maximo ndani ngakunda maze kubona ko mu mutwe wanjye byari byekanye iriya nyine ntabwo byansatse namubwiye ngiye kukwandika akantu nterewe mara kumusatira neza areba iriya nonese ko mu gihugu bamutemye urube ngo hari umuntu bavuno ifuko ntabwo n'umuntu kwita none ati sinamwiboneye n'umuyobozi wese uzareba cyangwa azajya kumukura muri murugo nigasanga hari ahantu hamwe yakomeretse yagiye ku ntebe agwa hasi amaraso yuzuye ibikuta byose iyo wabonye ibikuta byuzuye amaraso udufunze tuguca wacuriye uzajya wese kumukura muri murugo nta nibwo nakujejeho ribi yamubwiye ngo ngwino nwahoberana ngwino nkwambika akantu mu ijosi bagiye gutaha ngo nyine bwo ahita amucisamo icyuma yari ko yari afite mu ntoki kandi ariyo yakigisha hanze harimo basohoka n'abagore barimo gusohoka sha mwana umuntu agiye gufata umwanzuro nk'uwo yarababaye wa muntu we mu buzima bwanjye ngomba gusuriza nayo ndi gupanga umwaka utaha kuzashaka umugore wirira amazi akora urebe iyo umureka rwose buzabone n'undi mugore uriya niwe muntu kujya mu vuba wica koko kwita umuntu urebe cyari inzozi kugira ngo numva nabi ni iki cyane gutera kwica umuntu kwica muto amafaranga atari umunsi utayahiye amafaranga igihe wahombeye 300 kubera umuntu nabayeho yajyanye kuri ribu bamusinze rero irena ndabikazarabyo hari ahantu umuntu ahaheye arahawe urumva nabyo ibitekerezo mu mutwe wanjye wari ukwigaho neza nta mugandura
nafata umwanzuro wo kureka inzoga n'itabi nditura umutwaro ubu banjye mbere y'abantu